Isura ya 92 yitiriwe ijoro yahishuriwe Maka, igizwe n'imirongo 21. Ku izina rya Allah Nyirimpuhwe Nyirimbabazi. Ndahiye ijoro igihe riguye, n'amanywa igihe atangaje, n'uwaremye ikigabo n'ikigore. Mu by'ukuri ibikorwa byanyu biratandukanye. Wa wundi utanga amaturo akanagandukira Allah kandi akizera icyiza, tuzamworohereza inzira y'ibyiza. Ariko uzaba umunyabugugu akirata yumva ko yishoboye, akanahinyura icyiza, tuzamworohereza inzira y'ibibi. Kandi ubwo azaba arimbuka ajyanwe mu muriro, umutungo we ntacyo uzamumarira. Mu by'ukuri kuyobora ni ukwacu, kandi mu by'ukuri ni natwe tugenga iby'imperuka n'ibibanza bya hano ku isi. Bityo mbaburiye umuriro ugurumana, ntawe uzawinjiramo utari inkozi y'ibibi, wa wundi wahinyuye ukuri akanagutera umugongo. Ariko ukora ibikorwa byiza azawurindwa. Wa wundi utanga umutungo agamije kwiyeza, kandi ntashishikazwe no kwiturwa n'uwo yagiriye neza, ahubwo akabikora agamije gushaka kwishimirwa na Nyagasani we uw'ikirenga, kandi rwose azishima.